muri kureba rero mbonye inkuru idasanzwe nanjye ntago nako hacikwa cyangwa ndeke kuyifata ibintu byahinduye isura do Yesu we inzoka zamwizingiyeho kwisakiraho kamera singiye mu bintu byinshi rero dore nkuko muri kureba ni ingurube nimba nashishoje neza ibazwe kameramana afata n'uriya muntu hakurya kubera ko mboye igihanga cyayo sinzi ibintu byabaye hangahe inzoka zamwizingiyeho uyu mugabo sinzi ukuntu byagenze ubu nanjye birantunguye ndavuze ati kashyireho kamera ku bantu badukurikiye mbanze ndebe ibyo uyu muntu ntabwo ari bumwegere ku inzoka ishobora guhita isimbukira yamwizingiyeho nko muri kameramana mfatira neza abantu bahuriye nkuko muri kubireba ibintu byahinduye isura murimo murabireba ukuntu bimeze ndamwiruka nk'ari Yesu toka satani Yesu we ibintu byahinduye Yesu we urabona ko ibintu byahindutse umuhanda waje ku muhanda aho bagingu muri kureba kuri ntuza zacu abaturage bari kwirukanka nanjye ariko ndamwiruka do Yesu we toka satani dore nundi ukuntu bimeze ibintu byahindutse rebe inyuma yawe ibintu byakomera sinzi rero ahantu berekeje turabakurikira kuri kamera zacu tumanze tumenye ibyo ari byo kameramani jya imbere bafata turutse imbere bafata turutse imbere wafata turutse imbere bimeze bite wangu bimeze guca dore umuntu ingurube yayibaze dore none bamutesha inzoka uyu muganga rwose bamuhamagare tuje turamuhamagara ni wowe nyirayo aratuzongereza ni nyirayo ni njyewe nyirayo ni wowe ni njyewe ni wowe muraturangira nimero karame n'amahoro urabona bimeze bite ibi bintu biratangaje dore aba bajura bari barazonze twabashaka muje mutuvurira umva se byagenze bite kugira ngo dore ukuntu byagenze kugira ngo isamba binyibaga hari umuntu wandangiye umuganga arambwira ati reka kubera ko uzungereje ati reka ngo inomero za muganga noneho ufate amashusho najye imbere ufate amashusho kamerama noneho arambwira ati uzafate uzatange amafaranga 98 n'ibiceri 20 noneho n'amagi 2 niyo bamufata nje ndi guhinga barambwira ngo ingurube yanje bayifashe ngo igisambo bayigifatanye mutsirgo ni hano ariko bayibagiye hano no dusanze amarani hariya ni kureba murakagashamba kamerama dore ngo bayibagiye Yesu we ubona bayisaberekiza bane bajura ni hariya kamare aha niho bayibagiye Yesu we ya muzayigira hino nese izi nzoka zo zaje gute hindukira hano njyewe izi nzoka muganga yarambwiye ati weho niwe wamubwiye ngo zamuteze inzoka kuko baratuzungereje aba basamba bizingurube satani we umva se n'inka za barazitwaye batwaye inyana y'inka batwara n'inkoko ebyiri ndetse ntabwo ufite wowe ntabwo bafite ko muganga yambwiye ko ntabwo bagomba kugira inzoka se na twajyaho zirandi nimero z'uwo muganga ni zihe ngo ngire ibyo mubaza jewe agapapuro yampaye kamerama babarufatire n'ibi bintu naho bazibagiye inahanga tuyifatiye bazibagiye ibisambo ngibyo bizifite inzoka zamwizingiye kuri kureba yampaye nka data Yesu we ndaje mbaza abaturage izi nizo nimero muganga yamahe nomero 2 za
nawe uri umuntu uza umuturage umuhungu wo muzehe nyine ndi umuhungu wenyine ngira hino papa nawe ndabona muri abantu bakuru reka mbibarize cameraman reka mbibarize mwebwe murabibona gute ibi bintu biratangaje kubera yuko ababajura bari batuzonze kabisa yego bari baratuzengereje uriya wafe n'uyu nguyu aba ni abantu ruharwa none se ibi bintu byo kuba babateza inzoka ni ubwa mbere mubibonye oya rwose uyu muganga twari twaramwumvishe ariko ubu ngubu niho nabireba neza n'amaso yanje ahubwo muraturangira ukuntu twamubona ku nimero twamubonaho mama nimero z'uwo muganga byenzi yamidikiye nibyo byaba byiza 07 teka nzeme 079 gatandatu 99 yego 70 07 079 gatandatu 99 78 wibesha umubare 78 yego ngwe n'izindi bantu zirangiye se zirarangiye 1 2 3 4 5 yego mpa n'izindi ngwe n'izindi 07 yes we toka satani 07 9 0 karindwi gatanu 9 1 8 umuganga mugira ibyo mubaza ibi bintu birantunguye bibere yanga bajya ni imperuka muze kuri kwikanga nawe naje ndi kurimo wikanga muze nikanga rega iki ni ikimenyetso cya mbere tubonye ntamamagaye Ego no kata yes we do. Sagi. Iyo nimero ya muganga ya iciyemo. Reka tumuvugishe muganga twumve ucya tubwira. Muga. Yego ndakumva. Mwiriwe neza? Namahoro. Namahoro. Ibi bintu byabereye ahangaha ndeba ko ari nk'icyano ryahabereye ni wowe wabikoze ko mba nafashije abantu benshi mpamagaye n'ikibazo ndi umunyamakuru nitwa Kiroso ndi wa Sawa Show bakimba ku cyitwa Sawa Show toka satani icyaba ko yitwa Sawa Show ariko umuntu hano habereye amahano abaturage isoko ryaremeye ahangaha kandi nta soko rihaba umuntu yazanye itugura ibaze inzoka zamwizigiyeho nyinshi yego wari wampamagaye ngo bamwise Ingurube mu rukerera duhana nimero n'umuntu ngo wafashije kugira ngo ibi bintu bibe cyangwa abari itungo rye nubwo bari bazi umubyeyi yampamagaye arambwira ngo bamwise Ingurube yiwe ndamubwira ati yishyure 92 n'igiceri cya 20 bishyura kugira ngewe mpano umuntu wibye rero kugira niba yamaze kubona ibyo yibwe nkamuvugisha yego none se muga ibi wabikoze gute kandi tutari kukubona ntuhari kandi noneho inzoka zifite shagaga zifite zirakazi zinkazi mo ziragire zikamwizingiraho zikamuniga iyo umuntu yibwe ngewe ukampamagara wampamagara waba warugiye waba wahemukiwe n'umusore waba waguye mu gihe wese akakurira amafaranga ashaka kwambura uhamagaye isaha wampamagara aho yagiye yose ndakwitaba waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika igihugu cyose waba uri mu gihe umpamagaye ndagufasha ntabwo turumbira ngo mpari kuko ngewe nkorera ku ijwi nkakorera ikibungo nkorera ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'aho ukeneye aherereye yego ubwo rero kugira ngo izo nzoka zimuveho biragenda bite arafata amashami y'icyo giti bari bazinze Ingurube ayamujugunyeho kabireta zimuvaho arafata iki amashami y'icyo giti arafatiriza ibiti byane bahabagiye ati niwe bari kubwira uyu wibye niwe ubikora ngo urafata amashami y'igiti ngo 98 ngo na magana ngani 90 n'amafaranga n'igice cya 20 ngo n'igice cya 20 ngo niyo yaguhaye niyo yari yampaye wasigaye namubwiye ko nayo ayohereza ahita yohereza hanyuma twari kuzakura n'ibyaho kandi byarangiye mugareka uvura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye cyangwa n'abajura gusufata tusobanure mu ncamake kugira ngo waba warugiwe waba wibwe waba ari umuntu wakwambuye
ushaka amakimbirane mu miryango iyo ushaka kongera gusubirana n'uwo mukutana n'amakimbirane waba ukeneye gutunga ibyo wimpamagaye ndagufasha ikibazo cyose waba ufite njyewe wimpamagaye ndagufasha. abari hanze bo nabo urabafasha nko muri Amerika mu bihugu ibyo bya kure? Njyewe aho uri hose ndagufasha, umpamagara nimero, wandika iyo nimero y'umuntu. Tubwira nimero zose. Yatubwiye 079 639 72 927 atubwira n'indi yitwa 079 07 59 18 ngo nizo nimero zawe. Reka izo nimero zanjye hari abantu benshi batwikirira ugasanga umuntu ari kumbwira ngo yahemukiwe n'umuntu. Izo nimero zanjye ntihakagire undi ucisha mu bundi buryo bazampamagara mbafashe. wibuke ko ari abajura babiri, hari ufite igihanga, hari ufite n'izo nzoka zamwizingiye, bose ni abajura babiri, ubwo bose arabatereraho rimwe. Uwo nguwo ufashe igihanga niwe wabazi, niwe ufite igihanga niwe wabazi. Uwo nguwo ufite niwe wagiye kuyikura inzoka zizingiye, niwe wapanze igipangu yose. Okay, urakoze cyane, reka tugushimire, reka akora ibyo wamubwiye ngo fata ibino bibaye mujugunye ngo arahita bamuzima ngo zete zigenda ziranzoka. Urakoze muga, turakiraho nimero zawe bazakwibariza cyangwa bafite ibibazo bitandukanye. Ntacyo kugira umuntu utuka ukubita inzoka mu zireke yongere zigendere ziragaruka hano ku Gicumbi nta kibazo. Sawa, urakoze. Ngo ntagire umuntu ukubita inzoka ngo ziragaruka kuntuza. Kameraman bamubwiye ko ngo agiye gukubitaho ibintu ngo inzoka zigasubira iyo zavuye. Mwabantu mwe ko bafite ubwoba. Kameraman kuba turagengeye kujya mfite ubwoba, ariko kameraman jya hariya, kameraman jya hari fate amashusho abikore turebe ko amugani biza kugukunda. Kameraman toka oya ndava mu nzira da. Kameraman Yesu we aragurutse kandi yari baragiye nizo. Yesu we kameraman kwino ngishoje ahangaha ndabona byahinduye isura. Ibyo mbonye ahangaha birahagije, ni imperuka rwose, nimba kuzimya ariko ni imperuka mbonye, ibintu mbonye aha birahagije. Toka sari mu izina rya Yesu ntibinkurikire usubirana nabyo, ibintu kurikiyenze kurara neza ntaza kurara mbirota. Toka satani nicyo so nkuko bisanzwe, reka nigendere.